Kumva habaho kumuganiriza wenda yazagira akava kwizima akagenda. Ibaze ko ubuhise umenya ko ari Gakwari kandi urugo rurimo abana babiri. Uyu impamvu ndabizi ko nta wundi muntu wigize nkunguza ahangaho utari. Dore noneho yadukana ingese yo kwiba ibiceri. Iyo kuzicirwa n'inzara hano. Kuryama ubwo biyogeje n'umugore atashye nabo bagabo. Nyine arakingura. Ruhago. Yes. Aiwe. Wewe uri ruguka bisanzwe. Bana we. Mutabare we. Yewe abagiye gutabara munabane Nyaruhago we. Ye. Da. Biswa. Yuro kurazuga ibyo umuntu Nyaruhago nawe ukavuga ibintu ngo ndana. Nyaruhago dore. Nyaruhago se urakamwibaza Nyaruhago ukaba kibasha kuvuga ayo magambo. Wacishitse ariko Uruhago narureba ariko. Waruretse ziguru. Uruki. Yewe. Ako ubwo ubaziki. Kurimo kwanga Nyaruhago ubona kuvuga ibyo bigambo. Uretse ko Nyaruhago rw'inkari rw'amagambo we. Kuri ngo Nyaruhago. Umuntu usumusazi. Kandi banza ari unyajije. Ngo ki? Boss ubona kino kinatari gisazi. Se ni gisazi gusa ahubwo ngiye sinzi ubwo. Kandi narababwiye mwabantu. Ibintu mwirirwa amahanga. Se kurumva hano mwagize nk'isoko we. Ntawe mbwira. Wiki? Nyana mbwa ngo Nyaruhago. Nyaruhago. Sinakubwa ko umuntu ari umusazi. Wowe Nyaruhago warangiza ukavuga nangwa nawe mama. Ugize ute? Wabyumva ko ufite imago nyinshi. Unyaye? Singuru se, ntabwo ari nguru. Cyo ne cyo. Nyaruhago. Kuko wazagiye ugira impuhwe koko. Singiye kumara icyumweru nta kintu cyo kurya umpaye muri urugo. Sikomeruka ibijumba babana bo kwa Martine bamaye bibiri byo gweke. Wangaburiye. Nawe urashaka kurya se? Nashaka kurya se sindi umuntu. Wowe nturya. Wowe wamara icyumweru utari ukabaho. Icyo nzi cyo no kweruka kurya. Nubwo uri kwivugishwa gutyo. Meruka kurya se mbihaye cyangwa ubingaburiye. Ni ngombwa se ko ari byo bikugaburira. Amara ibintu nkorera ushobora kuba ariko ukabirya. Ibintu nkorera ushobora kuba uzi ko nta mana yo mu ijuru iriho izabikubaza. Imbaza iki? Ese wakagahinda untera kugira ngo Imana ntibikabona. Ariko nagorwa koko. Ari nje gutera agahinda se? Pasire bimba mu gikari hari ibijumba bihari nka na kimwe. Nabihari. Baraguye ibiryo se wakoze iki? Wakoze iki? Uheruka kuva muri inzu ngo ujye guhiga ibyo kurya ryari? Mamazi yo kunywa. Nta amazi ahari. Tumaze iminsi n'amazi ari kuri robine. Ubuse nta mazi unywa wowe cyane ukaraba. None wagira ngo urashaka kujya koga se nawe? Urashaka gukaraba? Ntayo kunywa. Nta mazi ahari. Ntayo gukaraba basi. Ntayo. Nakubwiye ko tumaze iminsi n'amazi ari muri robine. Sinzi rero niba ushaka kugira ngo mubwize iki. Nk'icyumba kibamwe amazi waragifunze. Warubonye? Singurwa. Neko. Uretse nkwerekeshe. None ureba uyu musazi. None byanga ko mbona bishobeye. Uretse ururi.
n'uruhago do reba sheri iki ni igiki iki ni igiki ese condom uru n'uruhago danda ndavuze ngo ndashaka kumenya ariko ibi bintu mwirirwa bamuvuza agakingirizo ngo wowe nakubwiye ko nta ruhago kabije bavuza akanegendere kuko njye nyanga nagusha nangwa nawe uri kuryumva n'uruhago sinakuvuga ufite impago se buriya ndasetse ugira ngo ndishimye ndasetse ugira ngo nukwishima wavuye gusambana hehe gusambana ako gakingirizo wakambaye mu buhe buryo uko bigaragara wasambanye urikanga ushiduka ukikambaye uranyara unyaye ushyiramo ubukara urangije uvuze ndoro wanjejeho yewe ambobowe ahubwo ndashaka kumenya wasambanye nande wasambanye nande sigara ubaza umuyaga ngiye ntabwo nasambanye hey umva wanjegera we nizere ko ibyo bintu iyo ndaya cyangwa icyo aricyo cyose bitabereye mu rugo rwanjye uba wagiye gushaka imbwebwe genzi uzoye ko hanze umuntu wasambanye wese bamwita ingegera ko aba ari umugabo ra imbere wa ntuzawe mbiswa nduru yacyo ngo ukinyaye uruhago aho se uyu mugabo ntabwo yabonaga ko ari agakingirizo we cyumba nararagamo waragifunze wagiye se basi ukavoma niba ushaka yo kunywa cyangwa yo koga ubona ngikandagira ku buryo nyine naterura na karindwi ngo ndajya kuri rugo wanatsindagira ariko uburyo ukagenda ukayihereza ariko mana kugushaka yewe Imana yanyeretse nawe wanza atari yo yampaye kwerekwa kabisa uzaba umugore wanjye none uri kwicuza ko wanshaka nari nzi ko ari amaherekwa y'Imana ariko mbonye ko yari yashitanye yego ko akomeza abayashitanye nyine si ukuntu wakwere gukomeze ubu ndaramuka koko ntacyo kurya nkusabe n'amazi yo kwiriwe yanyu urabuzwa n'iki kuramuka se uraramuka humura ni uko nyicurwa agashinyaguro ariko nzapfa nawe uzatinda uzapfa iyo minsi yanjye yo ni mike ese waretse uzatura nk'umusozi uzapfa nyine wowe nanjye nzapfa uriya abandi rutabiba ritakwera nanjye nzapfa ngeze nigeze nguhakanira ko ntazapfa nzapfa rwose ariko winege iminsi urumva nzapfa nawe uzapfa ariko nyuma y'amazi byibura yo kunywa nakubwiye ko nta mazi n'inyota mfite ariko uragira ngo nkubwize ko wa musaza se wambara ukagenda ukashyira mu gakombo kama rwose ntayahari ndaguha amazi adahari uragira ngo nkubwize ntabwo uri kunyumva se byibuze uragira ngo mvuge mu kihe kirimo Kinyarwanda urakizi cyane cyane rwose uraminuje ese wazi ngo sinyumva ndacyumva ndi kuguhakanira ahubwo ntiwumve urakoze cyane nabayira rwose wintesha umutwe mana yanjye ntabwo wabyina mana we ibintu ari byo ibintu ntabwo ari byo mana yanjye kucyemeye ko ibintu bimbaho mana uramemukiye no oya ntabwo ari njye Jovi oya ntabwo naba ntwite rwose Jovina wabaye iki sama nakubeshye nabuze aho mpera ibintu pe nakubeshye byandenze na n'ubu ntabwo ndi kumva ukuntu umuntu ashobora kuba yaramfashe ku ngufu akajya naho antera inda sama rero ego
ubwo se birashoboka singababaye Bikira Mariya wa kabiri cyakoze da wasanga ugiye kutubyara umucunguzi wa kabiri nta wandi akosama tujye tureka blague gende kwereka ibintu biri seriye ukanyina ku mubyimba gutyo ese disi mushito wawe babajwe n'uwo marayika wawe disi wani Alan Samantha tukumvikane ibi bintu biri hagati yanjye nawe umuntu witwa Alan aramutse abimenye izina ry'Imana nahindura isura ashaka nkubwira iki nicyo cyimbabaza rero cy'abantu reba nka buriya mfashe umwanya ngiye kumuhayi niyo gukurikirana umugabo wawe ibintu byose bari gukora ndabikuzaniye ariko kuma amafaranga yanjye wanyemeye byarakunaniye ariko uzi ko uri kumbwira ngo narakugiye nigeze ngutuma ahubwo ibyo wampaye naragutumye mbega ndinjajwe ahubwo urenze n'injajwe wowe urifata ukagenda ukaneka umugabo wanjye warangiza wama amafoto harayo nari nagusabye jewe akona mugana nta mafoto nagusabye warayanyoherereje ubwo rero niba ibihumbi 100 ndi bubiguye ngo nuko wanyohereje amafoto ibyo bintu ahubwo si ibyo bintu birumvikana ibihumbi 100 hejuru y'ifoto imwe se uyata wenda wamvuze nabi kubera umujinya oya bajya arumugani bajya baca mu kinyarwanda ngo umva se arumugani bajya baca mu kinyarwanda ngo uheneye uzi kurunguruka oya winyumva nabi sibyo winyumva nabi pe shaka kuba wenda mbikubwiranye umujinya none se umujinya ubimbwiranye nubuko nakweretse amahano umugabo yayirirwamo niyo mpamvu mbwiye ngo ndinjajwa reka nkwereke rero ndinjajwa erega nawe uvuze nabi uje umbwira nabi ntago ari uko bishyuza sibyo ariko sirika nkubwiye ntago we wambaye ngo ninkweza amafoto ari uso wabinyibwiriye ngo mpa amafoto amafaranga rero tuyabona simwagiye murika kumera gutyo none reba ibintu utangiye gushaka okay sawa erega wishyuza nabi wanyishuje nabi ari ariko uzi kujya mufata urugendo mve hano nkurikirana umugabo wawe muri Nyungwe mufata amafoto nyakuzanira naye bara amafaranga byantwaye byonyine gusa none ngo ndinjajwa nagutumye okay ariko ntago wari wantumye byo ntabwo nagutumye kandi noneho tubike n'ibyo uri kunyishyuza nabi uri kunyishyuza nk'umujura mwana okay niba ari ukumbwiye imipangu yose uri gupanga yose kuri mugabo yose ndayizi reka nkubwire rero nushaka kumva ibyo upanga byose ari zero reka nkubwire iki nakubwiye ngo waje nabi okay nsubire hanze ninjire neza waje nabi uri kumbwira nabi sibyo ntabwo uzi ibibazo gye nifitiye mu giti cyanjye wenda naka kanya turi kuvugana nta n'amafaranga afite uragira ngo nkore iki ngo ifite ibibazo ku giti cyawe nose ngiye mbifite ku nsina yanjye ariko wagira kumera gutya mwagiye muvuga neza ariko mwagiye mwiga kuvuga neza iri banga ni ry'abantu babiri ngewe nawe urifata urishyira no mu nda ngo pi urimire kuko ndamutse mbyumvishije sama mu gihe ntarakora iperereza ngo ndebe ibintu ahantu biganisha babarira pe ndakwinginze ahara niwe muvana muri ibi bintu karako se nyine wenda umuntu ashobora kugutwara aba nabivuga nyine bitateganyijwe ariko ubundi ntabwo nabivuga pe nta muntu nzabibwira nose nzaba njya kumubwira ngo bibarize ariko ngomba kumenya n'imvana y'ibi bintu ngiye gukora iperereza imenye umuntu ushobora kuba uri inyuma y'ibi bintu kuko ntabwo byumvikana ukuntu ngewe nshobora kuba ntwite inda ntazi umuntu wayinteye ariko ndamutse menye umuntu ukoze ibi bintu nkamumenya ndahiye imbere y'Imana yo mu ijuru yabiryozwa namugezayo nari umugabo usanga nawe naragufashe ku ngufu ubwo nyine hangane ase ubundi ubwo umuntu wajya kugambanira kuko ngo bagutera inda yaba ashaka iki cyangwa ni iya Alani mva kandi ese ntibishoboka ubwo se ukumva ko Alani ari we wamfata ku ngufu ubwo se yaba yaramburanye iki ku buryo amfata ku ngufu n'ubukwe bwegereje ako si kunsetsa
kibazo rero aho bitari bakira sigara na teste zawe kanigendera Samantha ariko ibi bintu rwose ndakwinginze ubigumishe mu mutwe wawe pe babaye turasubira mana nyagasani mwagiye mwiga kwishyuza neza ariko se twishyuza njye warambaye ngonyoreza ifoto mbite ngweza amafaranga ubundi byagomba kubisikana ubundi ifoto yari gusohoka n'amafaranga atasohoka muri telefone yawe sinzi n'uburyo sinzi n'ikintu cyabiruje kubisikana rwose none ahubwo wowe wagiraga ngo ubanze ubone ifoto ukora akazi kawe ushaka gukora nurangiza ugire gute umbwira amagambo nkawe uri kumbwira ko ndinjajwe babayira byibuze ko nta amafaranga yanjye rero nayo mfite none ubwo bizagenda ute simbizi ntabwo bizi cyane rwose ubu se uri kunzetsa cyane ubu se kari wowe ushaka menshi kurenza ayo wanyemereye k'imipango yose urimo n'ubundi kandi wakugiriye inama okay ntacyo reka nze byose mbirnyemo nakubwira iki sawa ubwo urumva icyo nzi cyo ko ntabyo uzakora se uravugisha ukuri zose narazirangije okay ariko yerera abantu baransetsa icya mbere sinagutuma sibyo iyo foto ntayo nagusabye icya gatatu ifoto imwe yishyurwa amafaranga 1,100 ese ubu ngubu nshatse umukameramani akaza akamfotora yanyishyuza 1,100 tuvugishije ukuri ese uri kamanzi mwaza ngaho mpifoto wambaye ubusa ngo 200 none se uriya wamufoto yambaye ubusa hariya ni kwambara ubusa ntabwo yari yambaye ntabwo namukoretse ari kumwe n'undi mugore kuba bari kumwe se bivuze ko bari bambaye ubusa okay ntabwo bari bambaye ubusa sawa nta kibazo ngaho nyambura wishime ntabwo nkwambuye igihe kubwiye ko nayo mfite aka kanya uragira ngo nkore iki uzinshira umaze kumbwira ngo ntayo mfite aka kanya ariko reka nkubwire reka mbanze nkubwire kandi wicare neza ubizi ni ukuvuga ngo ibintu byose uri gupanga nutanyishyura wumve ko ari zero sigura nabitekerezaho wumve ko ari zero ni ukuri kw'Imana ntabwo byaba zero pe ibyo nibyo uri kwivugira n'amagambo bishobora kutaba zero uyu munsi cyangwa ejo bundi bikaba zero kandi uzabibona akira dupinge ibintu n'ibyo byose nibitakugaruka uzangaye ntabwo bizaba reka nigendere ijana usiko wagira ngo abantu bacukura amafaranga ku buryo umuntu yajya kwishyura amafaranga 1,100 hejuru y'agafoto kamwe ese ko nacu kwifoto yawe y'umugabo wawe muri nyuma nakubwiye ngo sinagutumye ntuzanongere soni komeretse ndawukomeza mu rukundo naho banyanze Imana yaramfashije ndababarira ariko sinibagirwa